Banda nivuga wakomoka ntabwo yitwaza kubw'umurimbo n'umublad cyangwa umugrip nko mu muco w'amaniga ya kera enge ariko ubundi abenshi bakabigaragaza nkaho aba ari nk'udutsiko tw'amabandi twishyize hamwe tugamije kuba twakora ibikorwa bitari byiza. Ariko ubundi yo ahanini ibintu byose bijya gusa nk'ibyaduka, hari amatsinda abiri yigeze guhangana guhera muri za 70 kugeza na n'uyu munsi wa none, biza guteza ikibazo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimera nkaho noneho ari intambara ihambaye iri kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho wasangaga buriya abantu barenga 10,000 bapfuye bishwe n'izo ntambara ziri hagati y'amagenge. Icyo kibazo ntago kiba kikitwa ngo ni uguhangana gusanzwe cyangwa ubwicanyi busanzwe. Akenshi icyo gihe batangiye kuvuga ngo iyi ni intambara iri kuba mu gihugu cyacu cya Amerika mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Abo ngabo babitaga ngo naba blood, abandi bakita ngo naba crips, nibo baje guhangana hagati yabo. Ni amatsinda abiri yatangiye gahunda ari ukwirengera, ari ukurinda ubuzima bwabo, gahunda atari uguhangana cyangwa se kwicana hagati yabo nkuko twaje kubona byaje kugenda bigenda. Ariko ikintu cyaje guhinduka, baje kwibagirwa misiyo yabo bitewe n'ubwana bwari muri bo n'urugomo na ya maraso ashyushye. Mujya mwumva abantu benshi bavuga ngo bari abahanzi bo baraperi bo hanze ngo buriya ngo bamwe ubusanga bari mu itsinda ngo bamwe ngo ry'aba blood, ngo abandi ngo bari mu biyita ngo naba crips, bagira ibintu byinshi bibatandukanye ku buryo wumva ngo aba blood n'aba crips ahantu bahuriye bashobora no kurasana, bashobora kwicana, haba hari urwango ruri hagati yabo nta n'ikintu bapfa kuko bahuye gusa ugasanga hari ihangana risanzwe rimaze imyaka irenga za 70 rikurutaho uri kunyumva muri kano kanya. Ugasanga nibuhuye n'abacrips nibo tugiye guheraho kuko bamaze n'igihe kinini bo baje na mbere. Abacrips ugasanga bagira kode zabo bagiraga mbere, ugasanga kugira ngo umenye umucrips ni umuntu usanga yambaye nk'iherena ku gutwi kw'ibumoso, ugasanga nanone bandana yifungiye ku ruhande rw'iburyo ku mutwe, kandi iyo bandana ikaba igomba kuba ari ubururu. Ugasanga aba blood nabo bigiye bitandukanye gutyo, ndetse by'umwihariko bino bintu ujye ubona abana bajya kwifotoza ukabona bazamuye intoki bameze nk'abakoze za PC bakanyuranya intoki, mbega ubona bari gukora utuntu tw'amafiyeri. Biriya nabyo bikaba bimwe mu bimenyetso bakoreshaga kugira ngo nimba uri umubrad uhuye n'umubrad, hari ibimenyetso mwakoraga byo gukaraga intoki ukazihuzahuza ukaba umweretse yuko wowe uri mwene wabo uri umubrad atakwibeshya akaba yakurasa, kuko nanone ibimenyetso by'abacrips byabaga bitandukanye. Ariko se ababrad n'abacrips ubundi ibi byose byari ibiki, byatangiye gute? Ibi nibyo ngira ngo turebe. Tugiye guhera kubitwa ngo n'abacrips. Abenshi bakeka ko umuntu wabatangije nubwo bitemezwa neza 100%, ariko bavuga ko umuntu watangije abacrips yitwaga ngo ni Raymond Washington. Mbega uburyohe, ntuzavuge ngo wariye umuceri utarariye umuceri wa Lucky Rice. Uri umubyeyi uhahira urugo, uri umukozi wo mu rugo utumwe guhaha, genda ubaza Lucky Rice. Uyu muceri w'igitangaza wera mu Rwanda uri mu moko menshi cyane ku buryo buri umwe yisangamo bitewe n'amikoro ye. Tubafite umuceri mwiza muremure wo mu Bugarama, umugufi, basmati ibereye ibirori na brown rice, tutibagiwe akawunga keza, ifu y'igikoma ya finoli n'isukari ihendutse, byose byo mu Rwanda. Akarusho kandi ushobora no guhamagara iyo nimero ubona kuri ekara yawe bakakoherereza ibiro byose by'umuceri ushaka mu rugo iwawe, ukarenzaho inote y'igihumbi gusa. Ahira kuri wa@luckyrice.com cyangwa mu maduka yacu akwegereye. Lucky, ibyiza bihebuje. Mwe muri genge ya mbere ku isi ifite abantu benshi nabitwaga ngo n'abacrips na n'uyu munsi wa none. Buriya hari ukuntu influence igenda ikaba nini, ugasanga n'abanyarwanda muri za Kenya, muri za Nigeria n'ibindi bihugu no muri Aziya no mu Burayi, ugasanga abantu nabo bararakaye ngo ngiye ngo mbarizwa ngo mu bacrips, ngo mbarizwa muri genge y'aba blood. Abantu ugasanga bakoze amatsinda nabo ubwabo ari ibintu byakomotse muri Amerika batanazi ngo ni ibiki birafaye birajya he. Ugasanga kandi nabo urwango tayari yurise rurema hagati yabo ngo bagomba guhangana ubwo ngubwo. Iyi niyo genge yagize abantu benshi cyane baruta n'abasirikare b'ibihugu bimwe na bimwe. Ni ukuvuga ngo bano bitwa ngo n'abacrips bashinzwe n'umusore w'imyaka 16 witwaga Raymond Washington. Shinze abacrips akajya agenda ajya hano bita ngo ni South Central Los Angeles arahabashinga, ajya za Compton arahabashinga, akajya tsinda y'amatsinda gake umwana w'imyaka 16. Aba bana gahunda bari bafite, cyangwa se uyu mwana Washington ajya gushinga ayo matsinda akajya akora sensibilisation, akabwira urubyiruko ngo muze twishyire hamwe dukore genge yitwa abacrips,
dukore gembe tujye duhuriramo. Ibyo byose yabikoze agamije ngo bajye babasha kurinda umutekano wabo nk'abirabura muri icyo gihe. Nk'urubyiruko muri karitsiye rwarahohoterwaga, hari ahantu utabaga wemerewe guca ku buryo byabaga ari ibibazo hagati mu birabura. None abana baravuga ngo tugomba gushinga akagenge ko kujya turindana tukaba abavandimwe, ku buryo nitugenda tugendera hamwe ntaza guhura n'umupolisi w'umuzungu akaba yaniga akankubita akaba yananyica amuhohoteye, ariko iyo babonye turi benshi bashobora no gutinyamo, natwe tukaba twabarwanya tugatabara ubuzima bwacu, kuko ubuzima bw'abirabura muri iyi myaka byari ibibazo bikomeye cyane. Bivuze ngo uyu musore w'imyaka 16 yatangiye gukora sensibilisation mu bana bangana, babwira ati dushyire hamwe tube genge, itsinda ririndana ryitanaho rigaburirana rifashanya mu gihe hari ugize ikibazo, atari ukuvuga ngo bari bagamije guhangana hagati yabo. Nuko aba clips bavutse. Genge yatangiye ifite gahunda nziza nk'iyo ngiyo yo kuvuga ngo nukwirinda hagati yacu, turindane twirwaneho. Byaje kurangira ibaye genge y'amabandi, batangira gusubiranamo, batangira kwicana, havuka n'iyitwa ngo naba blood. None urwango ruba hagati yabo nk'abirabura, kandi bari barishize hamwe kugira ngo barwanye barugigana, barwanye umuzungu cyangwa se birinde umuzungu wabahohoteraga. Kugira ngo tubyumve neza, reka duhere kuri uyu musore washinze aba creep, turaza no kujya kuba blood wenda igihe niki dukundira. Turahera kuba creeps. Aba creep, uyu mwana witwaga Raymond Washington wabashinze yavutse mu kwezi kwa 8 tariki 14 mu mwaka w'1953, vukira Los Angeles, California. Kuriye muri kino gice bita ngo ni East Side, akurana n'abavandimwe bane yari yaravukanye. Basa yitwa ngo ni ku muhanda wa 76. Basa nanone bakongera bakakurangira kugira ngo ni Wadsworth and Central Avenue. Uyu mwana gukura uri umwirabura muri izi karitsiye ngo bwizo muri Los Angeles, California, ugakurira mu myaka ya za 50 mu 1950 60, gutyo usa nk'uzamuka. Ivangura ryakorerwaga umwirabura ryari riri ku rwego rutabaho. Cyo gihe umwirabura baramuvanguraga, hari imihanda utacaga muri umwirabura, kuko buriya ushobora kubona zino karitsiye zaba birabura batuyemo n'uyu munsi ukabona nibo benshi bahaganje, ariko muri imyaka muri za 50 za 60 abirabura n'abazungu bari bavanze, batuye ahantu hameze nk'aho ari hamwe, ariko bikaba ngombwa ko babwira abirabura ngo wenda tuvuge, urabona nk'aha hantu wewe uri kunyumva wicaye, uri hepfo y'umuhanda, ruguru y'umuhanda nyine urabona wambutse uri kureba inzu z'abazungu gukomeza, bakakubwira ngo ntago wemerewe kwambuka ino kaburimbo ngo yinjire muri kano gakaritsiye, kandi muri mu mudugudu umwe, ariko hakaba ahantu utapfa gukatakata kuko ari mu mazu ameze nk'ara y'abazungu, kandi ariyo nzira wenda uca ujya gutega cyangwa se ujya mu zindi gahunda zawe, ariko ukaba utemerewe kuhakata. Bagufata uri umwirabura nk'abapolisi cy'abazungu bakaba bakurasa ngo umwirabura yaraje kutwica, abazungu bakagufata bakagukubita, bakaba bahakwicira ngo waruje kubagirira nabi kandi wari wibereye muri gahunda zawe. Polisi yaratanze gasopo ivuga ngo abapolisi bari kuri paturi bakavuga ngo nta mwirabura ugomba gukatakata muri ziriya karitsiye. Umwana w'imyaka 10, 15, 20 wahakata bakakurasa bakakwica cyangwa bakakuvunagura cyangwa bakagufunga. Umwana gukurira muri izi karitsiye rero zibamo irivangura, imyigaragambyo y'abirabura bari buri munsi bigaragambya, noneho akaba bitwaga ngo ni ba Panthers cyangwa se Black Panthers, bari barishyize hamwe kugira ngo noneho bari barishyize hamwe kugira ngo barwanirira abirabura. Umwana ibyo byose byabaga bibona. Icyo gihe hari rero itsinda ryitwaga ngo ni ba Black Panthers, bari barakoze na headquarter yabo muri ibi bice, ku buryo umwirabura wagiraga ikibazo bamufashaga, bakagerageza kurinda, bagategura imyigaragambyo. Bivugwa ko na mama wa Tupac buriya yabaga muri Black Panther, niko njya numva bavuga, nabyo turaza wenda kugenda tubireba, byose na ngombwa cyane, ariko bari abantu nyine bishize hamwe abirabura kugira ngo baharanire uburenganzira bwabo hagati yabo. Ntago babaraga abantu bishize hamwe ngo barwanye umuzungu, ngo bicane hagati yabo nk'abirabura. Oya, n'abirabura bari barishyize hamwe ngo baharanire uburenganzira bwabo, barwanye ivangura ribakorerwa, bategura imyigaragambyo mu gihe hari bitagenze neza, mu gihe hari umwana wahohotewe ufite inzara bamugaburire, mu gihe ari uwahohotewe babashe kuba bakwigaragambya, bagaragaze nyine ijambo rigere kure. Nuko byari bimeze. Uyu mwana Raymond yakuze abantu bageragezaga kubarinda muri karitsiye no kubavugira no kubarinda ubwo bugome bw'abazungu. Bari itsinda ryitwaga Black Panther ry'abirabura bari barishize hamwe. Babitwaga ba Black Panthers, iryo tsinda muri za 50 60 ryari ririho uyu mwana ari gukura akiri muto cyane. Ryari itsinda rya promotingaga cyangwa se ryashyiraga imbere ubumwe mu birabura, kwigenga, kwishyira ukizana mu birabura, kuvuganira abirabura, kubagaburira, gutuma biga, mbega kugira ngo birinde n'ingeso mbi, baba abantu beza kurusha hagati yabo. Babitwa ba Black Panthers bakusanyaga udufaranga muri bo, bakagenda basaba n'inkunga, bakaza bagategura nk'ifunguro rya mu gitondo bakarishyira mu muhanda hagati,
bagategura icyo kurya mu muhanda hagati, bagasetinga nimba twabyita ubwo icyo kurya, nimba twabyita buffet, ku buryo umwana wese w'umwirabura wo muri izi karitsiye ufite inzara udafite icyo kurya iwabo, ubyuka ukaza aho ngaho hanze mu isantere n'agasahane ugafata ibyo kurya bya mu gitondo ukabona kujya ku ishuri cyangwa se no mu tundi turimo, kuko ubuzima ntabwo bwari bworoshye. Mbega Black Panthers bageragezaga gushyira abantu hamwe. Ibyo byose uyu mwana witwaga Raymond Washington yakuze abibona, nawe yari ari mu bana bagaburirwa n'iri tsinda ry'abirabura bitwaga ngo ni ba Black Panthers. Uyu mwana wakuriye muri ubu buzima, abona ukuntu abirabura bagowe, abona ukuntu ibibazo bihari, abona ukuntu abirabura bashyira hamwe bakuze bitsinda rya Black Panthers kugira ngo barengere abandi birabura. Ibyo byose yarabibonaga bikagenda bimuhindura mu mutwe, bituma akura vuba. Ibyo yabibonaga afite imyaka 12. Iryo tsinda rya Black Panthers baje kugenda babafunga, babakubita, bagenda babaca, baza kumera nkaho noneho batagihari. Uyu mwana icyo gihe yaramaze kugira imyaka 16 noneho Raymond Washington. Uyu mwana kubera kubona ukuntu abandi bantu bitwara noneho n'ukuntu barakaye, yatangiye kumenyekana muri karitsiye nk'umwana ufite imyaka 16 w'umusore wari waragejeje gukora n'agasiporo. Wa mwana nyine ubona ko akora agasiporo ameze neza ku myaka 16 ku buryo wagira ngo afite nka 20. Abantu batangira kumenya nk'umwana ufata ibyemezo, urwanya akarengane, uvuga ijambo abantu bakikanga. Wa mwana nyine ubona ko yavamo umuyobozi kandi akiri muto ku myaka 16 ku buryo bose bavuga ngo kiriya cyana kiri seriye turanagitinya. Uyu mwana kubera kwanga akarengane no kugira umujinya vuba biri mu bintu byatumaga ku ishuri arwana. Ku ishuri ntabwo yajyaga yihanganira abamurenganya cyangwa se abarenganya abandi, n'ibindi byose yavomaga hafi, bikajya bituma arwana cyane, biza gutuma agenda yirukanwa mu mashuri yisumbuye. Igihe baje kumwirukana muri segonderi aho yigaga, bahita bavuga ati uyu mwana kubera yakomerekeje bagenzi be tugiye kumufungira hamwe bafungira abana bataruzuza imyaka, nyine muri ba bana batonya, abana bataruzuza imyaka 18 bagira utugereza bafungiramo bakabagorora bakabashyira ku murongo. Uyu musore avuye muri ako kagereza, urumva n'akagereza noneho hari ibyo kamuhinduyemo mu mutwe, yagarutse ku mihanda arenze, no batangira kuba uyu mupeta ararenze cyane cyane kuri kino gice bita ngo ni East Side. Muri iyo mihanda yaho batangira kumumenya cyane. Ntabwo yari umupeti unywa ibiyobyabwenge, ntiyari umwana w'umusinzi nk'abandi bana banganaga nayo icyo gihe babirabura babaga bari kunywa utuyoga twa make make. Wasangaga ari umwana utuje ushobora kunywa gake ari uko ari icyabaye, ubundi ukabona ari mu gasiporo gusa no kubona ko ari umuntu wayobora abantu. Ahubwo ngo abandi bana bamutinyiraga ko yahoraga aterura ibyuma, akora amapompaje, yitoza ino mirwano ya boxing, yitera amakofe, tubina akabikora buri munsi kandi amasaha menshi. Yaragiye yubaka izina muri karitsiye ko ari umuntu udakwiye kumenyerwa. Urumva muri iyo myaka urugomo rwabaga ruhari, buriya urugomo leta iruciye vuba ntugire ngo uzi ko usigaye ucaho n'ikigaruka mu mwaka imyaka 2-3 utarabona abantu barwana. Twe twakuze nyine umuntu umugirana ikibazo mukavuga ati nimugoroba baze kuduhitere duhurire hariya tubikemurire bakabahatere akantu ngo ko kuduhatere, ku buryo niyo umuntu mwarakazanyaga bamubwiraga ati baduhetere se. Ariko ibyo bintu ntabikibaho, nyine ibintu byagiye ku murongo. Ubu ngubu nta rugomo rugihari. Ibaze noneho muri iyi myaka yaba ngaba noneho bo muri Amerika byari ibibazo bikomeye cyane, ku buryo uyu musore yatangiye kumenyekana muri karitsiye ngo wamenyera abandi bantu, ariko uriya musore ntago ari uwo guhubukiraho. Icyo gihe hari udutsinda twabaga duhari tw'abasore, hari nk'abitwaga ngo ni East Side Avenues, kari agatsinda k'abana batuye kuri uwo muhanda cyangwa se muri izo karitsiye barishyize hamwe. Bivuga ari muri 16, 17 n'8 bari hamwe bishyize hamwe, nimugoroba bagahura, aho bagiye bakajyana. Nuko genge zagiye zivuka, ariko ugasanga intego yo kwishyira hamwe gutyo ngo bagendane, amajoro bagendane, amanywa bagendane, aho umwe agiye n'undi abwira undi ati dukomezanye se mwana genge, byabaga ari ukugira ngo ataza guhura n'umuzungu akamuhitana wenyine, kuko wakubitanaga n'abapolisi bari kuri patrouille nijoro akaba bakwigira bakagukubita bagakuvunagura, umuzungu runaka akaba yakurasa ngo uciye imbere y'urugo rwe. Mbega niyo mpamvu zitsinda rya genge ko ari ukugira ngo barindane. Ntago ari za genge njya mbona zishyize hamwe ngo zisangire itabi, bano zabaga ari genge zo kurinda ubuzima bwabo no gufashanya. Icyo gihe uno musore yaje kwiyunga kuri iri tsinda bitaga East Side Avenue, kari akagenge kari aho ngaho, akinjiramo uyu Raymond. Ariko iyo genge yaragiyemo yari y'abantu bamuruta cyane, bari mu myaka 25-4, ba bantu bamuruta 20, kandi urumva yarakira umwana ari muri za 17. Arangije abona iyo genge ntago ari kuyiyumvamo, hari n'ibintu bakora baramusize, hari ibyo badahuza, benshi bakoresha n'ibiyobyabwenge. Abona icyerekezo we yari afite, yakuze abona na ba Black Panthers ntago ari cyo cyerekezo abo ngabo bafite. Arangije ahita bavamo, yigarukira muri karitsiye yabo, baravuga ati iriya nta genge irimo, ntago nagumana nayo. Ariko bikavugwa ko ngo yaje kuva muri iyo genge bitewe n'uko yatangaga ibitekerezo bya hatari kandi akiri umwana. Umuyobozi w'iyo genge arangije aravuga ati iki cyana kiri no kumenyera, barashwana, ayivamo nyine. Aravuga ati barabana n'ubundi ntago duhuza. Mwaka w'1900 afite imyaka 17, 1969 yaje gushinga agatsinda ke ko muri karitsiye, akusanya abantu muri karitsiye, arababwira ati bangana nawe
ati mureke twikorere genge. Iryo zina noneho yaje kwita genge akaryita ngo ni Crips. Abenshi batangiye kwibaza ngo inkomoko yaryo nirihe, na n'uyu munsi inkomoko ya Crips ntago iramenyekana ngo ni iyi, ariko hari uburyo bubiri bajya batekereza ko iryo jambo ryaba ryaraturutse kugira ngo iriya genge bayite ngo naba Crips. Bivugwa ko ngo akiza gushinga itsinda rye yarebye abana noneho bangana nawe, ava muri ya genge y'abantu bakuru araza yishingira akagenge ke avuga ati tuzajya turindana, akita ngo ni Baby Avenue Crips, ashaka kugaragaza ko bari abana bato nyine. Yishingiye genge yahita noneho ngo twebwe noneho twebwe twitwa Baby Avenue Crips. Anini iyo CRIBS cyangwa se Crips byari bitewe nuko bari abana batonya nyine, nicyo yabigende yabita ngo ni Baby Avenue Crips. Ariko abenshi kubera kugenda bavuga ngo Crips nyuma ngo byaje kugenda bivamo ngo Crips, batangira kubita ngo naba Crip. Abandi nanone bakavuga ko iryo jambo Crips rishobora kuba ryaraturutse ko mukuru wa Raymond yagendaga imitego, ariyo mpamvu kandi abantu bagakunda kumwita ngo ni Crip, ariho byaraturutse. Abenshi niko bakeka. Muri make ntawe uzi iryo jambo Crips neza aho ryaturutse. Uyu musore kubera gusoma, kwihugura, amaze gushinga ino tsinda cyangwa se amaze gushinga aba Crip, yahise atangira no kujya akoresha tekinike nk'iza gisirikare. Atangira kujya noneho aboruganiza, akababwira ngo nimugoroba turahurira muri paka dukora inama. Atangira kugenda avumbura utugeto tw'utuvuma, akavuga ngo izi nizo safe house zacu tuzajya duhuriramo. Itsinda ryatangiye kuvuga ngo tugomba kwirinda abandi bantu baduhohotera, abanyarugomo, ndetse atanga n'itegeko rivuga ngo nta kujya turwana kiretse mu gihe bibaye ngombwa. Ndetse batangira no kujya bagendana utuntu tw'utwuma two kuvuga ati mu gihe muhuye n'umuntu agashaka kugirira nabi muri kumwe nk'umuzungu n'abandi bashaka kutugirira nabi, mushobora kwirwanaho. Bari abana b'imyaka 16, 17, 18 hafi aho. Ba 15, aba 13 batangira kuzamo mu rwego rw'umutekano wabo. Aba 12 bose akabashyira hamwe avuga ngo mu gihe mugiye nko ku ishuri mugendane, mu gihe mukata mu makaritsiye muye muri kumwe, ku buryo nta muntu wagirira nabi umwe wenyine. Uyu musore ikintu yaragamije yarashize imbere, yaravugaga ngo tugiye kugendera ku murongo nk'uwa Black Panther. Nta muntu ugomba kutwinjirana aturutse hanze ngo azasagarire karitsiye yacu, azabangamira urugo rw'umuntu runaka. Tugomba kurindanirana umutekano, buri umwe akaba hafi ya mugenzi we. Niyo yari intego ya Black yo gushinga aba Crips. Sa ibi bintu byatangiye guhinduka. Hano hitwa ngo ni South Central Los Angeles mu mwaka w'1972. Ibintu byarahindutse. Iyo myaka muri izo karitsiye zabo ubukene bwatangiye kuba bwinshi, abantu babura akazi, amafaranga arabura neza. Bano basore bari baramaze kwishyira hamwe, barabaye genge, bagendana bakira abajene, amafaranga atangira kubura mu babyeyi yarabuze, abana none batangira nk'abantu bagendana baba barishyize hamwe. N'ubundi itsinda ryaragutse, bashyizemo amakaritsiye menshi, umubare w'abacrips wari umaze kuba munini cyane. Batangira noneho kujya rimwe na rimwe banyuzamo bakiba, babona nk'umuntu ahubwo bari kumwe kugira ngo birinde bakamwiba, bakajya kwiba imyenda kugira ngo babashe kubaho, bakiba n'icyo kurya. Abacrips icyo gihe bari bamaze kwaguka ku buryo bari baragiye bashyiramo abacrips bo muri West Side, bashyiramo n'abandi bo muri East Side benshi, bajya no ku ruhande rwa Compton no bakagira icyitwa ngo ni Compton Crips. Aho hose bagiye bafiteyo icyo twita ngo ni abamamburi ba genge bose. Urumva ko bari bamaze kwaguka, bafite amashami hirya no hino. Umubare wabo uragenda uba munini, nkuko wavuga ngo dufite abamamburi ba genge yacu babarizwa ngo b'inyamirambo, dufite abo mu Gatsata, dufite abo ku Muhima, dufite abo ku Gisozi. Leta none itangira kugenda ibibona ko bari kugenda baguka, kumva ngo hari itsinda ry'abirabure bitwa ngo naba Crips ngo bo mu Gatsata, ngo abo ku Muhima, ngo bahehe. Leta itangira kuvuga ati bino bintu ntago bisanzwe. None rimwe na rimwe kumva n'ibirego ngo hari n'igihe biba, ngo banywa n'ibiyobyabwenge, ngo bigenda uku. Batangira no kuba barateshutse ku murongo wari waratumye bashinga rya tsinda muri 69. Ikintu cyatumye leta itangira kwita kuri rino tsinda ryari maze kuvuka bita ngo naba Crips ni igikorwa cyabaye ahitwa muri Hollywood. Icyo gihe hari habaye ibirori mu mwaka w'1972, hari mu kwezi kwa gatatu. Na agace bita na cyangwa se ni inyubako bitaga ngo ni Palladium. Iyo nyubako bitaga Palladium, bano ba Crips baje kuyijyamo, urumva babaga bari mu dukaritsiye twinshi. Umusore wacu Raymond yashinze aba Crips bo muri karitsiye imwe, ariko azana igitekerezo ko nandi makaritsiye yashinga aba Crips, ariko bose urumva ntago yabashaga kuba yabakontorora ngajya bageraho umwe ku wundi. Wapi ntago byari gushoboka. Aba Crips bamwe rero barazamutse bajya muri iyo nyubako yarabereyemo ibirori muri Hollywood, babona ikote rino kote bita ngo rya kwire rikoze mu ruhu,
baribona n'umuntu baravuga ngo rira kote tugomba kuryiba. Muri uko gupanga kwibira iryo kote barabafata, haba intambara, birangira umwana w'imyaka 16 ahapfiriye. Ibyo byatumye inkuru zandikwa ngo muri konseri yari yabaye muri Hollywood, ya magenge y'abana maze kuvuka atangiye kujya yica abana bagenzi babo. Urumva urupfu rw'imyaka 16 rukomotse ku bintu ngo bijyanye n'amagenge n'ibiki. Icyo gitangazamakuru ryatangiye kubyandikaho, noneho leta ibishyira mu kuboko gukomeye. Muri hanganira ikibazo cy'amajwi kirakemuka mu kanya. Icyo gihe ibitangazamakuru byakoze nitoza baravuga ngo abo bitwa ngo ni genge bamaze kuba benshi cyane ku rwego runini cyane ku buryo ki bashobora guteza ikibazo icyo ari cyo cyose akanya kariko kose. Leta itangira kubita ngo ni genge cyangwa se n'itsinda ry'abicanyi n'amabandi ryishyize hamwe, kandi gahunda yatumye batangira suko yari imeze. Mu mwaka w'1973 rya tsinda ryatangijwe na Washington n'inshuti ze nkeya zo muri karitsiye bari bamaze kugira abamambure barenga 100 ngo bari muri genge. Icyo gihe mwaka w'1974 amaze kugira imyaka 21, uyu bitaga ngo ni Raymond Washington wari wamaze gushinga rino tsinda ry'abacrips. Byaje kuba ngombwa ko noneho afatwa nawe yibye ajyanwa muri gereza. Icyo gihe bamufungiye muri vacation cyangwa se muri vocation institution iri ahitwa Tracy, California, bamukatira imyaka 5 kubera icyaha cyo kwiba. Niwe mucrip wa mbere wari ufunzwe, nk'uko n'ubundi ariwe mucrip wa mbere wari warashinze genge. Niwe wa mbere wari ufunzwe, none hazira n'icyaha cyo kwiba. N'umugabo baramufunze, none uko yagafunzwe baba crip yasize yarashinze, yari yarabahaye imirongo ngenderwaho ko bagomba gukundana, kubahana, kudahangana hagati yabo. Ibyo byose bari barabirenzeho kuko umuyobozi wabo ntago yari ari muri gereza. Abacrips baragiye baba benshi, none batangira kujya biba, none nta muyobozi wabo bari bafite. Ubuyobozi yari yarasizeho bwa bundi bwatangiye ino gahunda bwarafuyeho, haraje abandi bayobozi bashya bagenda bishyiraho, ufite imbaraga cyangwa se wareza agatuza ugasanga niwe uyoboye. Baragenda hagati yabo bakajya basubiranamo bacanamo ibice. Bamwe bakavuga ati twatangiye kubw'impamvu nziza, abandi ati twebwe twageze muri genge turi hamwe tugomba gukoresha izi mbaraga tukaniba tugakora n'ibindi bikorwa by'urugomo. Ajya gusohoka noneho haramaze gushingwa irindi tsinda ryitwaga ngo ni Pyro and Blood Gang, aribo baje kwitwa ngo naba Blood. Uyu musore yabonye ko gahunda yari yaratangije isa nk'iyapfuye yo gushinga itsinda ry'abantu ariko bagamije ikintu cyiza, bimaze kubamo akavuyo. Hari irindi tsinda ryavutse naryo ku rundi ruhande rwo hirya bitaga ngo naba Blood, ariko by'umwihariko bari bagamije kujya barindana ngo hagati yabo nabo. Ariko noneho biragenda biba binini, noneho aba Blood n'abacrips batangira gusa nk'abapingana nk'abangana. Nibwo batangiye gushyiraho amakode yabo y'uburyo bambara, uburyo bitwara, ibyo bakora bibatandukanya nabo ngabo bitwaga ngo naba Blood. Aba Blood bo bari bafite uburyo bambara amabandana y'umutuku n'uruhande bayafungiramo, mu gihe abacrips bo bari barashyizeho kode zivuga ngo twe tugomba kujya twambaraga mu kuboko kw'ibumoso imwe, aho tugiye hose ukaba wambaye ga mu kuboko kw'ibumoso, ubundi ukaba wambaye bandana ifungiye ku ruhande rw'iburyo, iherena rikaba riri ku ruhande rw'ibumoso kandi rikaba rimwe atari amaherena abiri. Bakagira amasinya y'ibiganza bakora kugira ngo abashe kubatandukanya n'aba Blood, aho bahuriye babashe kuba batakwicana kuko basaga nko batangiye gusubiranamo. Ariko icyo gihe byari bitaraba binini cyane. Mu mwaka w'1979 uyu musore Washington waratangije abacrips yatangiye gusa nk'ucika intege, abivamo asubira inyuma, aratuza pe. Genge iragenda iriyobora, hazamo abantu ibihumbi n'ibihumbi baba benshi, urugomo ruba rwinshi, wamera nk'aho yiturije. Mu mwaka w'1979 yihagarariye kuri aparitoma aho abantu yari atuye, hari imodoka yaje mu pariki iruhande izamuye ibirahure, arayegera kugira ngo avugisha abari bayirimo. Mu kubegera bamanuye ikirahure bahita bamurasa. Myaka 25 Raymond Washington watangije abacrips yarapfuye. Yapfuye bano basore babyaraga bakiri bato, asize abana 3 n'umuhungu umwe. Umusore nubwo yapfuye itangazamakuru niribigarukaho ntibabisakuze cyane. Abari batuye muri South Central Los Angeles n'abari batuye Watts ndetse na Compton bo bagize agahinda, baramwibuka, bakora ibiriyo bidasanzwe, baramwunamira nk'umusore wari waratangije iryo tsinda ndetse nk'umusore muri karitsiye wari waragerageje kuzana igitekerezo cyo kurwanya akarenga. Uyu munsi wa none abo yashize ashinze cyangwa se genge yatangiye ashinga nk'ibintu by'imikino biri aho byo kwirinda, yarakuze iragendizamo abagera ku bihumbi 40. Uyu munsi tuvugana abacrips babarwa ko bari mu bihumbi 40 kandi bari hirya no hino ku isi, bakaba bahanganye n'abitwa aba Blood. Aba Blood rero bo baje gute? Ese baje guhangana n'abacrips gute? Ibi bintu byaje kuba binini binakomezwa noneho n'igihe
urugomo n'urugamba rukomezwa n'igihe noneho hazaga abahanzi muri izi karitsiye zose. Bamwe mu baraperi batangira kurapa, barimo bano bitwaga ngo ni ba Eazy-E, bano batangije nibo twakwita nk'ari abafondateri b'iyi hip hop isa nk'aho iri modeli nigezweho nyine, iriya yaje ikabica cyane, atari ukuvuga ngo muri za 90 gutyo 80 na gutyo uzamuka. Ubwo bano ba Eazy batangizaga bino byitwa ngo ni Niggas with Attitude cyangwa se NWA, nibo none bagashyiramo ba Ice Cube, bara bose ba Dr Dre n'abandi, bakajya bakora indirimbo bambaye ya myenda ubona ko nyine ari aba Crips cyangwa se banda nabo bazifungiye n'ibiki, bigatuma none n'irindi tsinda ryitwa ngo naba Blood bibarakaza no bakavuga atabaginga bakoze n'indirimbo banadukatiyemo kurya ukuntu, mbega bitangira kuba binini, noneho urugomo ruragenda ruba runini, leta none yibyinjiramo, umubare munini uriyongera, impfu z'abantu ziriyongera. Ibi byose rero kugira ngo noneho tubyinjiremo neza birasaba ko dukora part 2 noneho y'ubwicanyi, urugomo n'uburyo noneho aba Blood n'aba Crips bahanganye na n'uyu munsi wa none, byagiye bigendamo n'abastari bagenda babarizwa kuri buri ruhande. Hari abaraperi usanga ngara aba Blood, abandi ugasanga ngo naba Crips. Ibyo byose turasa kugenda tubireba, reka babanze bazane ibindi bintu bijyanye n'amajwi bishya, kuko ndumva bijyanye n'amajwi hano bikomeje kugorana. Ntago nakomeza ikiganiro kirekire mutari kunyumva neza, muri hanganira iki kiganiro. Ikindi nimba kuko mukeneye part 2 ibisesengura neza, ifite n'umwanya munini kugira ngo tubyumve neza, murashyira muri comment ngo part 2 comment 500 tuhita dukora part 2, ibikoresho biraba byahageze.